Uyu munsi tugiye kureba amafaranga maze kwinjiza kuri international TikTok guhera aho mbereye monetization cyangwa se guhera aho banyemereye gutangira guhembwa kuri TikTok benshi mukunze kwita ngo ni international TikTok. Uyu munsi rero nibyo tugiye kurebera hamwe, tugiye kureba amafaranga tumaze kwinjiza yose hamwe nayo tumaze kubikuza kuri international TikTok. Abantu benshi mwakomeje kugenda munsaba ngo nzabereke amafaranga maze kwinjiza kuri TikTok yanjye. Benshi nagiye mbona comment zisaba ko nzabereka amafaranga maze kwinjiza. Uyu munsi rero naje hano kugira ngo mbereke amafaranga maze kwinjiza nayo maze kubikuza kuri international TikTok. Nta kindi urakora rero, urafungura application yawe ya TikTok, urahita ubona hano handitse YouTube. Urabona hano handitse YouTube.